Salam, nizere ko meze neza aho muherereye hose kandi Imana igikomeje kubarinda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nk'abanshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo twakoramo zino snacks ziryoshye, snacks zitwa visheti. Sinzi ukuntu abandi bazita, ariko nge nzizi ku izina rya visheti. Ubwo niba hari undi muntu uzi ukuntu zino snacks zitwa, bidushyira muri comment, twese twaba twabimenya, batabizi cyangwa se nanjye nkaba nabimenya. Gusa icyo nzi cyo nuko zino snacks ziryoshye, rero mubane nanjye intambwe ku yindi hatagira etape ibacika. Njye rero nateguye ibikombe bibiri by'ifu, ifu isanzwe y'ifarine cyangwa se ikiro cy'ifarine, nshyiramo ibiyiko bibiri by'isukari, shiramo n'ikirungo cyitwa iliki cyangwa se cardamom, shiramo n'umunyu muke cyane kuko kariya kayiko kandi gato kicaye nabwo kari kuzuye. Ubundi shiramo amata. Amata yo si ngombwa, gusa ni meza, ni byiza uba uyafite, ariko utayafite nta kibazo, nubwo bigenza gutyo nta mata washyizemo biba biryoshye. Gusa nanone kuri cya kirungo nashyizemo iliki, njye ntabwo mfite iliki iseye, nari mfite iy'intete nayisekuriye ku ruhande kugira ngo ize kuba yahumuramo neza. Iyo udafite iliki ushobora gukoresha na mdalasini cyangwa cinnamon, kuvuga ngo udafite mdalasini wakoresha iliki, byose birakunda. Rero ntabwo igipondo cyacu tugiponda cyane, urapondaho gake. Wabona ko ifu yamaze kwivanga neza, nyine nta furi kiri kubona, uhita uyipfundikira n'iminota nk'icumi gutyo. Iminota 10 irahagije, ubundi ukaba watangira gukora shape ushaka. Nafashe rero igipondo nyikatamo inshuro enye kugira ngo bibe byanyorohera kuba nakora shape nshaka, mbe na designinga shape nshaka. Rero ntabwo bigusaba kuba wasukuma gusa, ushobora kuba wakata duto duto nkuko utungana gute, duto duto dushoboka, kuko shape tugiye gukora turayikorera ku ifoke cyangwa se fourchette. Ubwo biragusaba kuba wafashe fourchette yawe ukayishyira hafi, ubundi ukaba watangira kuba wakora iyo shape. Nuko tubigenza rero, umuntu arafata fourchette nye nkuko narindi kubivuga. Gusa utwo dupande nagiye nkata gutyo ni tunini, iyo wumva ari kaninimo kafite uburyo kabyibushyemo urakagabanya, ubundi ukagenda usa nkaho utsindagira kuri fourchette gutyo, ugatsindagira. Kandi igipondo cyawe nawe urabona ko nyine itari kumfataho. Rero iyo waponze neza ntabwo ifarini biri kugufataho, rero birakorohera. Gusa iyo ubona biri kukugora, ufata amavuta ukaba wasiga kuri fourchette yawe. Gusa byo ntabwo biba ari ngombwa, ariko biba biri kukugora, wasigaho amavuta kuri fourchette yawe, ubundi ukagenda ubigenza gutyo, shape iraza. Ni ukuvuga ngo uratsindagira gutyo, wabona gasa nkaho ari kanini, agapondo kawe kakagabanya, ubundi ukaba wazinga. Rero mu kuzinga ushobora kuzinga uhereye hejuru gutyo umanuka, cyangwa se ukazinga uhereye hepfo uzamuka, byose birakunda kandi shape yawe bikimeze neza. Bisaba ko wowe gusa ushyira agapondo kawe neza kuri fourchette, ukagatsindagira kugira ngo gafate iyo design nyine, iyo gafate muri iyo mirongo, ubundi ukasa nkaho ukegura. Nuko nkuko biba bimeze iyo umuntu ari gutsindagira, ubona gasa nkaho kenda gutunguka muri utwo turongo, ubundi ukamanura bisanzwe. Nuko nguko rero ubaye ufite nk'umuntu wagufasha gukora gutya ino design, kuko biratinda, bifata umwanya, mwafatanya. Ababiri kubaye udafite undi muntu wagufasha gukora ino design, ndaje nkwereke indi design wakora ubaye udakoze iyi design. Gusa ntabwo bivuze ko iyi design utakomeza kuyikora nayo, ntabwo uko bitinda cyane, ntabwo bitinda cyane. Ishobora kuba wafatanya byagufata iminota nka 30 gutyo, ubaye wenda wakoze ibikombe bibiri nk'ibyo nakoze nanjye, cyangwa se wakoze ifarini ingana nk'iyo nakoresheje. Ko nanjye ntabwo nakoze design imwe, nakoze design ebyiri, ariko ubaye ufite undi muntu mwafatanya byari byiza kurusha. Adahari nabyo wabikora ugakomeza ino design kandi bigakunda. Yego, akeza karigura, kuko kano ka design ni keza, kaba gasa neza, karagaragara neza kandi tuba turyoshye. Rero nuko turi kugaragara maze kudukora. Ubwo tugiye gukora indi design rero. Indi design rero ntabwo bigusaba nanone kuba wafata fourchette. Giye gukora design nyine imeze nka kise, nk'agatoki nyine, niko navuga, na agatoki. Yego, ubwo kugira ngo rero tubashe kubona shape imeze nk'agatoki cyangwa se urutoki, kugira ngo bone design rero imeze nk'urutoki, biradusaba nyine ko tugira ifarini ntoya ishoboka.
ubundi tukaba twabigenza gutyo. Ndabasaba rero ko mwakora subscribe niba mutarayikora, niba mwarayikoze ni byiza cyane, kandi ngomeje kubashimira cyane abantu bari gukora subscribe, abantu muri kuneza imbere, abantu muri kunshigikira. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha, kandi abashimiye kuba mugeze kuri no ntambwe turi kujyana. Rero design ya kabiri ntabwo bigoye, bigusaba kuba nyine wagiye ukata udufarine duto gutyo, nibwo bikorohera kurushaho. Design rero twayihisemo ni design y'agatoki cyangwa se urutoki. Ubwo biragusaba kuba nyine wabigenza gutyo, ubundi ukaba nyine, impamvu tuba turi kuvuga ngo ni agatoki ni kugira ngo tuze kuba twagira udufarine dusa nkaho tungana, ntitubize kuba twakora tureture utundi tugufiya tubyibushye, tube dusa nkaho turi muri forme zimwe, ubona ko dusa neza nyine. Yego, ariko nawe uri mu rugo watekereza indi forme, watekereza indi design wakora, nta kibazo wayikora. Niba hari indi design wabuzi ntacyo wadusharinga, natwe twaba twayimenya, cyangwa se ukayishyira muri comment ukatubwira ati wenda tuzakora design imeze gutya nayo ni nziza, nabyo ni byiza. Voilà, nuko rero snacks zacu ziri kugaragara, nuko twazikase turi gusa neza. Igikurikiyeho nta kindi ni ugushyiraho amavuta ku mbabura cyangwa se ku ziko, ubundi tukaba twatangira gukaranga. Rero amavuta urategeza n'ubundi agashyuha bisanzwe nk'uko tuba duteka amandazi, tugakoresha umuriro uringaniye, ntube mwinshi ntube na mukeya, umuriro uba uringaniye. Snacks zacu rero zamaze gushya, zirasa neza nko muri kubibona. Gusa ubaye ushaka wazirya na gutya, no kuzirya gutyo ziba ziryoshye, ariko turacyakomeza na process. Ni ukuvuga ngo tugiye kuba twakaranga gutya, nitumara gukaranga turaza gukora isukari ku ruhande, ubundi tube twazisiga isukari. Ariko ubaye udashaka kuba wazisiga isukari, nabwo wazikoresha gutya. Ariko urumva kuba ushaka kuzikoresha gutya mu gihe cyo guponda, bisaba ko wenda ushyiramo agasukari kandi uza kumva ko kameze neza nyine gakoze. Yego, ubwo rero snacks twamaze kuzihisha. Indi etape ikurikiyeho, nafashe isukari amagramu 200, sinzi niba yari yuzuye neza ko na amagramu 200, ntabwo ari nyinshi cyane. Nshyiramo amazi makeya cyane, make. Ni ukuvuga ngo ufata nyine nk'igice cy'isukari uba wapimye, niyo mazi ushyiramo ukabivanga. Noneho nahise mfata na iliki, kuko niyo n'ubundi nakoresheje kuva kare mponda. Nashyizemo iliki isekuye, kuko nagiye mfite inite nayisekuye, nshyiramo iliki nkeya, ubundi ndavanga. Ni ukuvuga ngo iyi sukari urakomeza ukayikoroga gutyo kugeza igihe nyine ubona isukari yawe n'amazi byafatanye. Ni ukuvuga ngo urazamura ikimamiro cyawe ugasa nkaho ukora mu isukari, ukareba nyine, ndaje mbereke uburyo nyine ubirebamo niba isukari yawe yatunganye. Iyo wayikoze gutyo ugira ngo nari nahiye irantwitse, biba bisaba ko nyine witonda itagutwika. Biba bisaba ko nyine uyifata ugasa nkaho uyikurura, iyo ubona ko isa nkaho iri kureduka ukuntu, nibwo iba yatunganye. Gutyo iyo mbese isukari yawe uri kwibona imeze gutyo, iba yamaze gutungana. Ubwo nta kindi tukora, ufata za snacks zawe ukazishyira mu yindi safuriya, ukazishyira akariro gake cyane, isafuriya nyine yumutse, ukazishyira akariro gake, ubundi ugafata ya sukari, wa mushongi w'isukari ukawusukamo. Iyo usutsemo gutyo ukomeza ukabihindukiza gutyo, ukabitera hejuru. Ubundi ntabwo bitinda, iyo isukari yawe wayitetse neza, iyo wakugeze kuri iyo etape mwabonye muri video, ntabwo bitinda, bitwara nk'umunota umwe ukahita ubona bibaye gutyo. Snacks zawe ziba zamaze kumera neza kandi ziraryoshye. Mana yanjye no kuno ziri guhomora. Muzabigerageze, gusa mubaye mudashaka gukora gutya kuzisiga gutya isukari, mwazikora zidasize isukari, wenda mu gihe cyo guponda mwakongeramo indi sukari. Snacks zacu rero zahiye, zimeze neza, zirasa neza. Muzazigerageze muzazigerageze, ziraryoha cyane. Abana barazikunda, abantu bose barazikunda. Ni snacks wategurira abashyitsi mu gihe bagusuye,
wazinywesha ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, wazinywesha amata, wazinywesha icyayi. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba mutarakora subscribe mwayikora, niba mwarayikoze ni byiza cyane. Imana ikomeze kubarinda, mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro, kandi nimwibagirwe kulayikinga, musharinge, muna commenting recipe yindi mwifuza ko twazakora cyangwa se ibindi twazateka ubutaha. Mugire amahoro. Salam.